Yesu iyi minsi itatu nizere ko iri bureme ikintu kizima mana we yansabye ko turi gusenga sheri noneho undana hantanze ntabwo utanzi uri kunsoma ijambo ry'Imana ariko uzi ko umuntu asoma ijambo ry'Imana akumva ibintu biri guhinduka nari ndimo ndasoma inkuru z'umugore wari umukecuru niba ari umukobwa ariko nyine ngo yitwaga niba ngari Hana niba ari Ana simbizi mbisomyemo Hana ngo nawe afite ikibazo kimeze nk'iki arasenga asaba Imana ngo umwana imupasa umuhungu da ngamwita Samuel ubwo nyemeze nibaza sengewe ko ngiye kubita itatu nzamwita nde sumva twamwita n'umwana tugiye gusengera ikamusukuni umwana mbwa yamudohaye tuzasenga n'izina Imana izariduha izabura n'izina ibyo zose kuko ibaza mwana Imana iduhaye izina umwana yaba hatitwa oya zihorere ndaza kubwira mu kanya nitugera mu rugo ndaza kubwira kazaza gutekerezaho gusa shembere ryo kugira dutangire sibyo ngatubanze twiyaze imbere y'Imana tubanze dusenge tugire nuba twasoma mu migani 15 Migani sibahe ndashaka nyine bari tubibona tu ni muri bibiri yanjye ndabona nta migani irimo mvuga nibyizaho nuyibura ujye mu mukisi mushakire reba paje sibyo telefone irayishyira muri siransiye telefone y'igicumbi cy'umusenga ntabwo uri nziza paje 630 paje 630 ndabona iyo paje ntayo irimo iyo ureba Bibiliya ureba no muri paje ujye mbikubwiye kugira ngo uriyanze vuba ngareba imigani 15 kurusha imigani naje gusiba 15 umurongo 8 nisomere se cyangwa somera n'ukuri imigani 15 umurongo 8 handitse ngo igitambo cy'umunyabyaha ni kizira kuwiteka ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza yego igitambo cy'umunyabyaha ni kizira kuwiteka ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza ubwo ni ukuvanga Imana itubarira ibyaha kugira ngo igitambo cyacu cyumvikane byumvishe kuko kandi avuga ngo muri ayo maraso umwana wa Yesu Kristo iyo yatuboneyemo bitubona ko turi abakiranutsi bivuze ngo muri aka kanya turasaba Imana kugira ngo itubonere maraso y'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo itubone turi abakiranutsi nitugaragara imbere yayo turi abakiranutsi isengesho turi bugire aha ngaha rirabe ry'umunezero riratunezeza n'Imana rirayineza irumva imeze nk'umuntu uri kwihumurira neza bivuze ngo n'Imana imara kunezerwa n'isengesho tuba dufite aha ngaha nta kabuza icyo dushaka turakibona ngewe rero sheri ikintu cyose byansaba nkabona umwana niba ari no kubatizwa wongera umbatize niba ari ikintu cyose niba ari n'ishapu mbwira ngende nyizane niba ari ikintu cyose umva cyashoboka umbwira ibyo nihana ibyo ngibyo sinjye bibwira bibwira Imana Imana ikintu cyose cyatuma inyumva ikimbwire ngikore icya mbere Imana iratwumva ko twatumije gusa twumva ahubwo wowe Imana yigirira icyizere ndacyifitiye yigirira icyizere Imana nje imbere yawe ibyo nshaka urabizi mbabarira unezeze umutima wanjye unezeze urugo rwanjye ubundi dusenga dushize hamwe ni ukuri nta kabuza
nta kabuza bwo gusenga k'umunyabyaha ari ikizira imana abantu mbabagiye kubera ko njya nkubwira nabi njya ngutuka njya nkuvuga nabi kwa kundi kose niyo twiyunze no mu miryango ariko n'Imana nayo ikeneye wenda kubona raporo y'uburyo kiso imbabarire umutima wanjye nawe umbabarire n'ibindi byaha byose bagashirwa nari gutekereza no kuvana nawe nari gutekereza kuguta higendera nanjye rero kuko ngero uruhare isuku uvuga ko ndi umukiranutsi nuko baniye neza ibyo byose wagiye ukora hari uburyo kinanye nagiye nitwara bitari byiza sheri harimo no kwanga ko tubyara uko kwitwaye kutari kwiza turi imbere y'Imana avugisha ukuri ntabwo ari wowe bibarutse vugisha ukuri turi imbere y'Imana nanjye nsenga ahubwo Imana ikubabarire kunyekera ntabwo ari byo ni ukuri pe nawe umbabarire niko najyaga mbikeka ubu ni ukuvuga ngo gahunda niyo Uwiteka ukuri niyo Uwiteka pe kandi nayo Imana imbabarire kugira umujinya nkarakara kubera wenda ko wanyitwaye bitari byiza gutekereza ibintu bitari byiza kwivovotera amasezerano yayo nkumva ko ibeshya cyangwa se mbese imbabarire kwishidikanyaho muri make pe Imana kubashirira ubona ko gusenga ari byiza siko ndi kumva ngenda nagukurutse cyagiye twasohotse numvishe nishimye none gusenga ndumva siko buryo abantu mu ngo bakwiye kujya bafata umwanya bagasenga umwanya mwiza nk'uwo yo gutya ibaza none dufite nk'abana bari hano twese turi gusenga Imana yabura kutwumva niyo mpamvu bakubwira ngo urugo rwiza ni nk'ijoro rito kubera ko wemeye tukaba turi gusenga nkubwire noneho byose bishyire hanze nandi no gutekereza gusaba ngo tuzaje gushaka gusenga nyine ni umwana natinda kuza tuzajya no gushaka imiti ya Kinyarwanda ariko nabyo bisaba Imana imbabazi bigashira mu gusenga niyo bumva byose ndabivuga kandi kugira ngo Imana imbabazi ibiti iyo byo byose urimo kuvuga ujye umenya ko iyabaremye niyo yonyine kandi niyo yonyine yo kwiringirwa niyo yonyine yo kwizerwa wavuze cyane iyabaremye aho ujya gutekereza kujya gushaka iyo miti y'Inyarwanda imiti ya hehe n'ushaka ko n'uvuge Tanzania na hehe hose kuko buri gihugu ndabizi kiba gifite imiti yayo kandi bitewe n'uko babyizera irakora ariko mbere yo kwizera iyo miti yose izera iyabaremye yaremye n'abo ngabo n'abo ngabo yabaremye nta miti ubwo rero Imana imbabarire narabitekereje ubwo nyine byo kwitwara bya gipfumu nkavuga n'ibyanga nzamuta byose Imana ibimbabarire siko ikintu kiri gutuma mbyihana numva ntabwo dushobora kuza imbere y'Imana dufite ibintu twahishanye ngo tugire icyo tugeraho kubera n'abandi bose bazabimenye ariko ntabwo Imana wayihisha Imana ntayihishwa ikindi kintu navuze ni iminsi 3 nishira ntusame